Abaturage basanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka basanzwe bashakira amaramuko ku mupaka muto uhuza umujyi wa Gisenyi na Goma mu karere ka Rubavu. Baravuga ko batagikora nka mbere kubera gusabwa inyemezabwishyu za IBM, ibintu bavuga ko bibangamira imikorere yabo kuko bavuga ko izo fagitire batazibona ugereranije n'ibyo baba bashoye. Bangamiwe n'ikintu cyitwa IBM, nta kintu cyambutsa Goma kubera iyo IBM. Jana kabasi bakagusaba IBM, ikintu cyose bakagusaba IBM. Twari mukwiriye kudukorera ubuvugizi kuko bitubogamiye. Ntabwo washora bitatu ngo ngusore igihumbi cyangwa se ngusore bitanu ngusore bibiri. Yewe n'amazi irasora, n'uducupa turogoye abahanga urasora, n'igikapu tugendera aho ngaho gutya nacyo kirasora. Izi shufreri igipasi ni nayirangwa 3,000. Ndajya kubona ya IBM, ndajya muri tini namba kandi nta mafaranga mfite, narangwa ibintu by'3,000. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwo bukavuga ko IBM nta ihuriye no guhombya umucuruzi, ahubwo ko bagomba gukurikiza amategeko yashyizweho na leta arebana n'uburyo bwo gusora. Uyu ni Prosper Murindwa, umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Kuba abaturage batuye ku mupaka ni amahirwe kuri bo, kandi kuko ubucuruzi bukorerwa hano butandukanye no gukorerwa mu turere tutagera ku mipaka. Niyo mpamvu ayo mahirwe tugomba kuyakoresha neza. IBM nta hantu ihuriye no gukenesha umuntu, kuko IBM ahubwo ni ukugira ngo ibyo ucuruza bitangirwe inyemezabwishyu, kuko n'ubundi uba waguze cyangwa wagurishije. IBM se ibije guhindura iki? Nta kintu bihinduye, n'ubundi biri kugaragaza ahubwo ibyakozwe. Uyu muyobozi kandi akomeza avuga ko abaturage bagomba guca ukubiri n'ibihe babayemo bacuruza banyereza imisoro, kuko inyungu ziva mu misoro aribo zigarukira kandi bikabafasha kutagwa mu bihombo. Abantu bo ku mipaka bigeze kubaho mu gihe ibyo byose babikora bitandikwa, bigakorwa mu buryo bwa fraude, ariko ibyo bintu ntabwo bibateza imbere kuko nabo ubwabo bafite ingero nyinshi z'abantu bagiye bajya mu bucuruzi budakurikije amategeko, banahombye kubera kudakurikiza amategeko. Rero turabasaba ko bakwiyandikisha, kuko nibiyandikisha igihugu nibwo kibamenya, kikabashyigikira, kikamenya n'ibindi bakeneye mu rwego rw'ubucuruzi kikabibagezaho. Ibyo rero ntibabihuze, ntaho bihuriye, kuko no gusora bavuga gusora ubundi ntaho bihuriye no gukenesha umuntu, kuko umusoro utangwa bitewe n'ibyo winjije. Iyo ntabyo winjije ntabwo usora. Iyo winjije byinshi nibwo usora byinshi, iyo winjije bike usora umusoro mutoya. Ibyo rero ni ibintu bifitanye isano, kandi bakibuka yuko umusoro nanone ni nawo nanone wongera ugahindukira ukabageraho. Mwabonye nk'aha twakoreye, abaturage barishimiye ku mutima kubera imihanda mishya, kubera amashanyarazi, kubera amatara yo ku mihanda, kandi aya ngaya ntabwo aribo bashyizeho rwiyemezamirimo, ahubwo ni ukubera ya misoro yatanzwe nabo n'abandi hirya no hino, igihugu kikayikusanya kikayizana kikabahamo umuhanda. Ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyashyizeho uburyo bufasha abacuruzi kubahiriza amategeko mu gutanga inyemezabuguzi yemewe ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga IBM. Ukoresha uburyo agomba kuba afite smartphone ya Android ya verisiyo 8 gusubiza hejuru, ifite ubushobozi bwo kubika amakuru ku gipimo cya gigabyte 8 gusubiza hejuru, kandi uyikoresha akaba ari mu rwego rw'abasora bato, afite n'igicuruzo kitarenze miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi utanditse ku musoro ku nyongeragaciro TVA. Abaturage bakemeza ko nta bushobozi bafite butuma bagura izi telefone zigezweho, dore ko hari n'abakoresha igishoro cy'amafaranga 5,000 gusa y'u Rwanda. Rafiki Kabenga, Flash TV, i Rubavu.